Akire Jihad, he's my friend. Whatever happens, he's my guy. I know. Jihad, amakuru yawe. Amakuru ni meza no Brena bite wowe? Umushu. Wanyandikiye nibwo nkibyuka nakomeje kurikirana ama space yanyu ba recordingaga bakampa yes ariko je murabona ko nje muri konte yanjye tumaze kuvugana rero nje hano ndashaka kubaza ikibazo gihari niki hari ikihe kibazo kuburyo abantu bashobora no umuntu ukabona yandikiye undi ukagira ngo we umva video mwabonye mwese mufite ibyumba mufite ibyo mukorera mu byumba byanyu you get nanjye mfite icyumba cyanjye anyway rero ikibazo si kiri kuri njyewe kiri ku muntu twari turi mu kuvugana muri kuntega amatwi sinjye kuvuga ngo Jihad yagiye hanze ntabwo nagiye hanze gukora ikiza uwagiye hanze n'uwabishyize hanze ngiye shobora gufata ibintu se nka recordinga no nitwari kumwe muri bed yari kure yanjye mugero yari kure yanjye yagombaga gukora ibyo agomba gukora kandi jewe nge nta kibazo mbifite nta kibazo mfite mu ntega amatwi ahubwo mureke kwihisha hejuru musi ya video yanjye ngo muyigire nk'umutaka kugira ngo ibyanyu bisibangane uri kumva je ndi hano nta kibazo mfite nta n'ikibazo nateje umuntu ubwo mugiye kubyihishamo kugira ngo bigende gute mwebwe ibyumba byanyu mu birimo mukora ibiki ahubwo iyi video nashakaga kwijya hanze you guys nari ndambiwe abanyarwanda umuntu wese uciye ahangaha Jihad n'umutinganyi Jihad nashakaga iyi video ijye hanze n'uwo twayikoranye ahari mumusabe ayizane yose iri kode ibi narabibyifuje cyane ahubwo ikintu yampemukiyeho nuko uyu muntu twari kumwe atajeho noneho ngo muhite mugira hanyuma abantu mwicaraga muvuga ngo Jihad ngo buriya se we ngo buriya ngo hari umubiri agira ndawufite ahubwo se mwabanje kumenya nari ndi kuvugana nande iyo mubimenya ntimwaba muri nahangaha muri gusakuza n'ubugambo bamwe birirwa bavuga ntibaba bari kuvuga yago yikwihisha iriya video yitanzeho amafaranga kandi ibi byose byari biri muri plan nta ribi na nyiri kwishyira hanze twavuganye na timu yayishyize hanze twavuganye turumvikana yikwihisha kuri video yanjye ngo apfukirane izo dufite z'abakobwa bari muri iyi mihanda yari kodinze noneho bigaragarira bambaye ubusa ureke Jihad uryamye mu cyumba umuntu agabyuka mu gitondo agashyira akavideo hanze bitewe n'ukuntu yumva bishaka ikindi mureke kugira ngo mubyurireho ngo umuntu ngo yahunze ngo u Rwanda nige se umubwiye ngo ahunge ninde wamubwiye ngo ahunge yagumye hamwe agahangana n'ibibazo bimutegereje nagume hamwe ahangane n'ibibazo agurisha utuntu twose kugeza ku kiko ntaga makuru twari tuyafite ikibazo yagize nuko hari amakuru ahari turumvikana naho kuza ngo Jihad abandi ngo igitanda kibonye vuba we igitanda cyanjye munakibonye mwana kwifuza kukiryamaho no kuko ijewe nta kibazo mfite ntimwumve ko hari ikibazo mfite kuko je sishobora gufata video yanjye ngo nyishyire hanze guteze none si imyaka maze muri iyi mihanda nuko ntakora imibonano mpuzabitsina nuko ntagira telefone se nziza ziri kodinga ikibazo n'uwayishyize hanze ikibazo si njyewe nakumva ngo video yawe washyize hanze guteze je ndi nkamba ku kigero kingana gute ku buryo nshobora gufata video yanjye nkayishyira hanze ye ko nta n'isoni mugira mukicara ngo Jihad yishyize hanze uretse ko ndi no ku karubanda ndi no hanze of course no kuba muri kuvuga kuri video yanjye nuko muba mumbona munanyumva mbaze mwamusabye akaba agashyiraho video yose video yose wari kodinze ko yari kodinze twese turi kuvugana turebana mwamusabye akayishyiraho ko aribwo nabona icyo kuvuga namwe mwabona icyo kuvuga ngaho da nimba ari abagabo nayishyireho wese yose turi kumwe munamenye uwo muntu ninde induru zanyu muri iyi mihanda muhora musakuza ku muntu mugira muti yago afite video nyinshi z'abakobwa hano tuzi muri iyi mihanda tudashaka no kuvuga amazina tuzi ariko very soon
ngo murabona video zirajya hanze. Abana b'abakobwa ni nacyo cyatumye umuntu arakara ngo umuntu ngo yavuze. Ntabwo umuntu ashobora kubura kuvuga ku kintu kiri hanze. Yes, namwe ndabandistandinga kubera ukuntu muri kuvuga kuri video zagiye hanze. Ndabumva cyane nkuko nanjye ibintu byagiye hanze nshobora kubivugaho. Mubanze mumenye Jihad afitemo uruhe ruhare, izo video dufite Yago azifitemo uruhe ruhare. Niko mu Rwanda hari agatsiko kahaba ko araho ngaho muhera muteza n'igihugu ibigarasha bakavuga ngo mugize gute. Ntihari ikigarasha bari gukorana yanyandikiye biraje bijye hanze ngo ninifatanye na Yago turwanye Godfather. Ikigarasha kira hasinje byose nkabishyira hanze. Ese muri mu biki mwakwitonze? Ubwo reka nzafate screenshot atari yabisi. Ari hehe uyu ngo witwa ngo ni John Buranga di singuyu ndabifashe. Batangiye kwita Godfather ngo ni shitani. Uyu John Buranga siwe bahora bakommunicatingana, siwe waje kunsaba ngo ihuze na Yago mukozi soni shitani. You guys, ayo macakubiri yanyu umuntu aba yanze nibyo mwamushakuza. Ama video yo uretse kubona video Imana imbabariye nimba uyu muntu ahagaze mu kuri neza yashyira hanze video yose uko twari turi kumwe. Mwitonde, hano hanze hari ama video y'abana b'abakobwa. Uriya yari kure yanjye, ibaza ariko iyo tuba turi kumwe, ibaza iyo tuba turi kumwe. Niyo mpamvu yahunze se ibyaha agiye kugira gute, agiye gukora iki, ahunze iki? Mu Rwanda hari agatsiko kahaba ko mwicara mugasoma ngo ahunza. Mu Rwanda hari agatsiko kahaba. Yago yavuze ko Hazanira kaba hose uretse rindira nkukubite video y'umwana w'umu DJ yari codinze. Ndamutse nyishyize hanze uwo mu DJ yacaye. Kiwe Jihad of course ngewe ntaribi kuko video ese mbabaze udupipi twanyu turi video iyo muri mu byumba mukora ibiki mugira mute. Mbabazi ikibazo kimwe iyo mwicaye gutya ubwo ibyo mukora ngenda bizi yaha narindi muri privacy ya. Ntabwo ndi umuntu wo kwicara ngo ngende ni recording never. Ariko ikibazo ni wari codinze, ahubwo Imana ishimwe yanashyize hanze amfasha ayitange yose be kumupfuka. Murebe kuko nari narambiwe amagambo yanyu we. Abandi ngubonye igitanda vuba. Alors iki gitanda muzi igihe nkimaranye. Aha nari iwanjye mu cyumba. Ubwo se bibwiye yuko nkiryamye n'inshuro zingahe nabo tukiryamanamo uretse uyu nguyu twakoresheje iyakuri. Akari coding afite purpose kandi ikintu cyose iyo gifite impamvu ibigomba kuba. Naho kuza mwikwitwikira video yanjye ngo dupfukiranye ibihari ntabwo bishoboka. Ahubwo jewe ninzishyira hanze murajye urumva. Ibi video yabaye ikibazo, ibintu by'abantu bamunaniwe kuryama ngo basinzire. Alors ngo baravuga ngo bajya ninde se bakubwiye ko nacecetse umunwa wo kuvuga? Nta musi numwe ntazavuga. Uzanyataka nzamwataka, uzantuka nzamutuka. N'iki kiganiro ni specific recorded. Nzicara nyumve bitandukanye n'ama record nagiye nakira. Nicare nyumve buri muntu wese mu mwanya we ngenda muhutwe. Mutibwira yuko ngewe ngo Jihad ngo azinjira ahantu inde Jihad. Oya, nta kibazo Jihad, ahubwo mwitegereje neza. Ngo sinshaka buretse mwitegereje neza iriya video ngo Jihad reka ndashaka kwibafaturira neza nkayibereka neza. Noneho inyerera hano abo mwirirwaga muvuga ngo ntamboragira wasanga wicaye hano nkurusha n'imboro. Ubwo mushobora no kubona yuko wicara urebe neza ngo ubwira video umuntu ayirebe neza ngo ntamboragira ngo ariko ubundi mbaze ngo ubundi ngo we ngo ubundi ngo abikora ate. Ahubwo uwo muntu nawe bashyizeho video mukareba nawe uko yikoraga. Tuzizane mubwire Yago muti azane video
z'umuntu uvukana n'uwo kuri Kiss FM ufite azishyire hanze. We ufite ibyo uhunze ibyo wakoze kubera ko bahangana n'ibibazo byakubereye urusobe. Jihad amagambo avuga aha nta kintu ashobora gukora, nukuza agahutera akagira gutenga abantu ngo bazana mugende kuri pwe. Nimba umuntu aje avuga ikintu ko mwese hano mwigize aba feminist mukavuga ngo abana b'abakobwa bararikodinzwe inshuro nyinshi, kandi mutagira ngo n'uyu muntu washyize video hanze njyewe namureka oya, ahubwo wari hehe ngo muhindi nshyashya, kuko hari isomo ushaka kubaha. Mwaramenyereye murakabya Jihad ubundi we ariko we ubundi agira n'agapipi sinzi uko ate, ahubwo mwambonye cyangwa ntimwambo. Uwo muntu se wakurikodinze urabamutwereka? Ndashaka ko agwe abiyereka akaza muri video, uri kumva? Noneho nge nyuma yuko yiyerekana muri video nawe turi kumwe nze mushyire hanze neza vizuri sana, amafoto n'amavideo ndabifite, ariko gese ushobora gushyira video y'umuntu twaganiriye cyangwa icyo, ariko uwe ndashaka ubwe mumubone, nimumubona muranaceceka, nimumubona kuko ubu nashakaga ko akarindi kara buri poste wese, buri muntu uhise agatsitara umutinganya, umuntu wese uhise agatsitara umutinganya, umuntu wese agatsitara. Ariko ubundi mbaba ahubwo ntimwanitegereje neza, ndashaka kubafotorera neza nkabereka kuki atabanje guhanagura neza telefone ngo murebe. Ndashaka ejo kuzafata umwanya nkamubwira ni hanagura neza telefone utange video igaragara neza. Ese nimba ari fier yari code kuki atari kwishyira hanze ngo nawe mumubone? Jewe nihagire ubwo nabonye ngo Jihad we nta n'isoni mu Rwanda umuntu akicara agavuga ngo ahunze ngo agatsiko n'abanyamategeko aberi no ko wiza amategeko, uruwa kwicara akavuga ngo yangwa ahunze agatsiko. Mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda tuza amategeko, nta soni mukicara aha bamwe bakazamuka mwebwe muzi n'ubwenge ngo mu Rwanda hari agatsiko. Uwakumva uvuze ngo mu Rwanda hari agatsiko yavuga ngo iki? Ko tuzi ko leta y'u Rwanda yakumiriye udutsiko n'udusanato, ahubwo uvuye mu rugo ugiye mu gatsiko. Uyu mugabo ngo ninde uyu mugabo maze kuvuga wari wanyandikiye gutyo, mwabonye poste yakoze. Mureke kwitana ba mwana amatiku yo muri iyi mihanda nta hantu ahurira n'agatsiko. Mwese mbafashe video buri muntu agiye anyoherereza aka video ke kuko ari kubigenza, najya mvuga nti ubu mfite umwanya ndiho ngo urwango rwaratangiye. Nta rwango ngira, nobrena uranzi neza, n'abantu hano twahuye twanaganiriye, nta rwango ngira. Ariko kuvuga ibiri hose ikibazo, no kuba muri kuvuga kuri iyi video ntimwumve ko ari ikibazo, ariko ndashaka kubamenyesha ngo nta ruhare nabigizemo. Sije wayifashe kuko nta niyo mfite, kuko n'umufite uburenganzira bwo guhaguruka nkajyana mu rukiko uyu muntu wari kodinze. Yes, kandi bamuza nawe yaba ari hose bamufunga. You get ibintu by'ibanga n'ibanga, keretse iyo mba nabigizemo uruhare. Ariko mu gihe ntabigizemo uruhare, Jihad nishyize hanze gute ngo bagukubise inyundo? Iyihe ingeze iyihe? Kuko mu by'ukuri ikibazo mufite ni ikihe? Ikibazo cy'ubutinganyi kivuyeho, mugeze ku kibazo cya video. Ikibazo cyo kutagira imboro kivuye. Ninde udasambana hano? Ninde utakora imibonano mpuzabitsina? Ninde hano? Mwese ntago mufite abantu mushobora kwicanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mumenye n'uwo muntu twari kumwe nawe ariko yambara yakaza hana kazana ako hasebu waserutse. Ubu jewe mufite ikibazo cyo kumbona ko karubanda ko cyangwa ikibazo gifite wayifashe, nagaragare nawe mumubone tumwote neza. Ahubwo nahita mvuga nti ariko wabitewe n'iki? Kuko ngo abantu ngo hasinze umuntu uvuze ngo abantu ngo badafite ubwenge. Ahubwo abantu mufite ubwenge muraza mukicara mukavuga ngo mukihisha inyuma. Hari umumama hano bampaye ikodize witwa Shanto. Thank you so much Shanto. Imana ishimwe ubwo nawe izo video zifite. Fata iyo video yanjye ufate n'izo ngizo ufite uzi comparing, uzinganye, uzigereranye, rero tuvuga ati ahubwo se bite
murambwira izigize ibyaha. Video yanjye nta cyaha igize kuko nta cyaha nakoze njyewe, no nta cyaha nakoze kuko ntabwo nashyize video yanjye hanze, ahubwo Yago naze ahangane n'amavideo y'abana b'abakobwa yashatse kwicira ejo hazaza. Bamwe n'abahanzi, abandi n'abadije, abandi bafite ubuzima, akabafata video akarikodinga, yarangiza akabika, kohereza, agasharinga. Naza ahangane nabyo, areke kuvuga ngo ahunza agatsiko. Akahe gatsiko you guys? Iyo muri aho muri gushimagiza ngo agatsiko, nta soni. Birenze ku magambo yakoresheje ngo araje ngo arangize umuntu. Murengeje ukuntu muraje ibyo yakoze byo kuvangura abantu mu karere n'ibiki, nije mubishyizeho kuri video ntagizemo. Icyabanyereka muri buriya mwabonye harimo fruit, ibintu bitagaragara, ntiyahanaguye kamera. Icyari kubanyereka mukareba noneho neza. None ibaze no kwicara ukavuga ngo Jihad nta gasiramu. Can you imagine ukuntu muri n'ibicucu bidatekereza ngo Jihad nta gasiramu? Allo, video muri kuyireba ariko mukumva muraryohewe. Cyabanyereka muri bed hariya, iriya ni privacy. Ikibazo n'uwayishyize hanze, namwe mwese mbisubiyemo, nta kibazo nagize kuri iyi video you guys, hatagira unyumva gutyo. Nta kibazo nagize kuri iyi video, ahubwo haramutse hagiye video zihari zirenze zino izi, nibwo mwahita muvuga muti turumiwe, tubonye isi. None se ubwo mwibwira yuko imyaka mfite n'ubwa mbere naba nkoze imibonano mpuzabitsina? Mbega kariya ni gashya naba nkoze. None se kuki nta zindi murabona? Mwibwira yuko uburiri nshobora kuburyamamo njyenyine amezi 3 agashira mfite sheri hari ushobora no gusanga narashakaga. Ese bubwe n'icyo kuri video ntashakaga kwifatwa mu plan zose. Nangiye kuba mbaza no brainer, kandi thank you so much no brainer. Ibitekerezo bya benshi nagiye mbyumva muri gusunika ngo Godfather navuge. Abantu mwakomezaga, abantu mwe Niko aha nta ntera hamwe zihicaye zisha abantu, ziri no kuzamuka zikandika zikanavuga. Ari nabo bicaraga ngo ihuze n'uriya ngo musenyuye ikintu cyakuba umuntu. Muretse gato, muretse ni igiki cyabaye, igikuba cyacitse ni nishe umuntu? Nta muntu nishe. Nibye ibazi iyo mubona video nibye nk'akantu muri supermarket. Niyo yari inkuru, naho video y'agapipi karaho we. Bebe bwawe ntawaza ukuntu mwabishyuhije. Uyu Shanto izo ufite nizo mfite baby, ushobora no gusanga afite n'izindi. Nta nimero yawe ngira, nta nubwo nkuzi, banyohereje record yawe baravuga ngo uyu mumama. Namwe no Brena nawe uzibonye. Niko ubu mu bantu Yago afitanye nawe ibibazo, ku muntu yibagirwa uwamugiriye neza, ntiyibagirwa uwamugiriye nabi. Ni Jihad ushobora gusanga ndi ku mwanya wa mbere. Abo basangiye, abo bahuye, wowe ntimwari inshuti, mwaje kwiyunga se mwarapfuye iki? Ibyo mwapfuye wabigizemo uruhare. Godfather singu ntiyajana akamusabira amafaranga, bari kudutuka, bari kutwita batinganyi. Bakamusabira amafaranga akayamuhiye. Yamwituye iki? Ntiyamwituye kumuvangura mu bandi. Ibyo mubivuyeho mugiye kuri video ko ari cyo kibazo. Muvuye kuntu yateye ubwoba Dabiju, muvuye ukuntu nta soni. Afite amavideo menshi y'abana b'abakobwa nyashyize hanze, ahubwo mwanashaka mukambwira buti Jihad please stop it. Tuzana amajwi avuga ngo ndaje shigaje umuminister umwe ntashaka kuvuga hano izina. Tubizane se mwajya hese ko mwahita mucurama burya muri aho ngaho muri kukagendera ku video ndaho ngaho ngo ndi mu gitanda. Yes, hariya nari nanafunze be ku buryo n'umukozi wanjye ataza ngo akomange ngo nta nuwamenya n'inyuma. akantu gato cyangwa kubaza ahubwo se uzi ibyiza musabe Yago nimba ashaka gushyira ukuri hanze. Ntiyari yavuze ngo agiye kuzana video ndi gutingana. Iriya se niyo, iriya video niyo. Mumubwire muti Yago dukeneye ukuri hanze, umuceri wose hanze, basmati are ipira uyu muntu nawe mushyireho tumwotemo gato, kuko njye ntago ari jyema, kuko ubugende ko turiya n'ubu turi kuvugana n'ubu yananiwe no guhumeka. Ndamubwira nti bitindaho, bampaye aya mafaranga Yago yanyishyuye. Yes please take money. Ntaribi nanjye mbonye ukombaho
gutese n'ubu ngubu nanjye yagize umbwira ngo ndishyura yandegera uretse ko njye ntabikora hari video nzi nabonye z'abana b'abakobwa banarenze ku buryo bashobora no gutambuka bakavuga bati Slay urahari urahise naho Jihad bahite bareba agapipi mu ipantaro bahite bimagine agapipi mu ipantaro bari bazi ko katanarimo noneho ibaze ko mutazi no kureba ngo ntago siramuye alors ibi rero ndi kubikunda cyane kuko mufite amaso ntimunareba mwe kwirengagiza ibibazo yago yiteje ubwe nta muntu wamuteje ibibazo muri iyi mihanda ntawe ubwo mwari muri ko ataka Godfather mukanya Godfather nta kibazo yagiranye nawe yaramufashije nkuko afasha abandi bose hano muri social media abahanzi anasupportinga abantu yamuhembye kumuvangura mu bandi abantu bose ngewe mvuga inkuru ziri hanze agasonga bugari kabaye agasonga bugari niko sanja ngewe ni nyamunzu igira hino ariko tubukozanye ngewe ni nyamunzu aho muri Canada uri bebe ngo agasonga bugari yes muzahora mukice muje kureba Jihad of course kuko mba mbazaniye inkuru guess what mba mbazaniye inkuru nejo ndabyuka nje kubaha ikiganiro ndabahasho ngwiki abandi bari kumbwira ngo pole yikisege napfushije umunsi napfushije muzame pole nta pole ngo yihangane nabonye batangiye no kunyohereza za orudiri meeting ureba ukuntu ujya gufata ka kofi ibaza ariko kugira ibintu nka biriya abantu bagatangira bakagukeyaringa ahantu haba diaspora bahari ngo batangire nabo bankeyaringa ariko barahari baruzuye none ubu mbabazi niko Shadibu bebe bakurajije ngo video n'ubu ngubu Shadibu ntababyo ibaza ariko iyo hasohoka nka video ndi kurongorana n'umuntu mu gitanda niyo yari inkuru ariko niyakure ubanze mbibaze ntibibazo gato cyane please basi ndabizi nyine no brena buretse gato no bre jureka kuri umuhuha ngewe buretse ngo buretse nakumvise uri umunyarwanda wuzuye iyo umuntu ambereye umunyenduga mubera umuganza ntago uri umwana mubi duhuye inshuro nyinshi nuza kuvuga nabi tuzabyumvikana turumvikana ariko no bre mbabarira umbwire uzi video ziri hanze aha yago ndazizi none kuzizi iyi yanjye niyo yaciye igikuba ubu mbese ibintu yawe rega yawe yakubabaje uzi impamvu yakubabaje se yakubabaje wowe uzi impamvu yambabaje uribuka duhurira yewe ntabwo yambabaje ntabwo yambabaje uribuka duhurira i Nyarutarama warambwiye ngo barimo kumpiga bari gushaka video yanjye Jihad ndi mu buriri ndyamanye n'umuntu uretse uzi ko uretse iriya video cyangwa n'uwayifashe uyu Jihad mureba bohereje umuntu baramwishyura ngo ajye kumukuramo video nkuko wakishyura umukobwa nta nubwo yaje iwanjye kuko igitanda cyanjye ntiyakigeramo uwo muntu abo mwana mwiza abwira Jihad aramubwira ngo ibyo bintu Jihad yabimbwiye mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu arambwira twe twahuriye muri training ahantu arambwira ngo Blena kuno ndeba bohereza abantu kuza kunshakamo amavideo bakandikodinga kugira ngo nzajye hanze kugira ngo bandangize yabimbwiye icyo gihe ntago ngewe kuri ngiye mu by'ukuri yabimbwiye kera arambwira ati ngerageza kwirinda no kwitwararika ibyo bintu yarabimbwiye ntago ndi kumuhimbira twarabiganiriye arambwira ariko uwo muntu ikintu yankoreye yari umufana wanjye ari umukunzi wanjye aramwa Jihad nge sindi umwana mubi ikintu ngiye kugukorera ngewe ntago nzagufata iyo video ngo bari bicaye mu modoka namwe Jihad ndakwikundira bisanzwe banyohereje bama amafaranga kugira ngo nzaze kukurecording iyo video ibyo Jihad yarabimbwiye nabihamya nkanabisinyira twarabiganiriye arambwira ati imihanda tubamo irimo abantu batoroshye ati kubera ko nanjye ndiyizi atariko abantu benshi barampiga bakambura kuri iyi tariki twicayeho kuba hagaragaye video nta muntu wonyine wabonye uwayifashe nta n'umuntu wagaragaye hagaragaye video ya Jihad yego ariko ikintu nshaka kubabwira muri iyi industry mubona y'abastari batandukanye aba Slay Queen hari ama video menshi none se naguciye mu ijambo iriya video wabonye ari umuntu twari turi kumwe cyangwa yari ari kure yanyu oya ni video call umuntu yari recording awa rero uzi ikintu mugiye gusaba yago ko so umucera ashaka ko tumena hanze ko tuyifitera ko tuzana n'imihinde n'imishinwa n'imipakistani yahenze nashyireho uwo twari turi kuvugana
ubu ikibuga rero nibwo kigiye gucurama ubwo muza ngo muhuze ngo mugire mute yagubwe yarampiza arambura yes yarampiza arambura yigeze no kunjyana kundega muri RIB no kuvuga ngo bene wabo ubwe niwe wiviriye yaravuga ngo nge fite bene wacu Jihad ngomba kumufungisha ku buryo nitabago akambwira ngo ndaha naha ntiriko ni wowe nkeneye ku buryo n'abantu bafashe icyemezo bakavuga bati no nta muntu ushobora kwentroduce umuntu ngo amubaze ndangije ndabazwa ndataha urumva you guys video cyokora ikintu cyari cyambabaza mu buzima nuko ari twari kuba turi kumwe imbona nkubone ariko umuntu mutari kumwe afite telefone arasetinga ikibazo n'uwari kodinze akishurwa tena amafaranga ni mabi kandi ni meza agomba kubaho akishurwa agashira video hanze uzi igihe nzavuga ibintu bikomeye cyane hanashyira hanze ibintu bya danje mutaranabona noneho ni igihe azamfasha ndanakomeza kubisaba uyu muntu wambabariye ukamubwira akashyira hanze twese turi kumwe agashyira hanze noneho n'amajwi nibwo muzamenya ukuri mureke kwisha muri video yo gutya ariko mwambonye umuntu utarayibona ari hehe nge nanjye ubwanjye nayibonye ndavuga nti wow none ngo umuntu ngo afite ikibazo ikihe kibazo kwere ubu nanjye mpunga igihugu se mvuge ngo agatsiko k'abantu bo kuri Twitter bateranye bari kunyacyuzinga never ndi mu gihugu cyanjye navukiyemo abatakirimo wenda ni mu buryo bwo guhaha no gushaka imibereho ariko muzi ko igihugu mu gihoza ku mutima aha hari intera hamwe n'ibigarasha byisha abantu bari gutinda kuri video ari nabo basabaga ngo hura n'uyu urwanya uyu none se ubwo twe tugiye gukora iki ni plaidoyer ni advocacy ni ikinofa so rero nta gikuba cyacitse abantu bakomeje kunyandikira ngo Paul nge nta kibazo mfite ahubwo ikibazo muri tayari kureba andi ma video mutarabona uretse n'ayandi nizere yuko nta muntu uzaza kumbaza ngo nyoronyoro ngo kuki washyize hanze iyi video nizange ziri kujya hanze nge nta kibazo mbifitemo nizere kundi uzabona video ye hanze atazabigiramo ikibazo Shanto nawe nizere ko bitazakora amakuru dufite nuko ari aba diaspora benshi video biri hanze oya buretse Jihad urugishwe umuntu video dufite iki baravuga ko umuntu mwaye muri kuvugana ari mu diaspora baravuga nyine niyo mpamvu kugira ngo tuve mu bitendo tujye mu bikorwa nkeneye video y'uwo muntu ari hanze ubwo ukuntu mwababaje umuntu dukundana se bamubaje ariko namubwiye nti baby ntago murabizi twari kure sheri wanjye yababaye yarakaye yanyandikiye ati ndababaye gute twari kumwe hari gutya papa ariko mbabaza ariko mubonye ukuntu hahiyera ko kariya mwabonye ari agace babahaye yose harahiye ahubwo bambabarire bakomeze babahesho ubuzi n'umutuzajya tuvugana ni video bashatse kukubabaza straight bita bigana kuri sheri wawe niwe ufite ubu ngubu akadepression niwe warakaye je sinarakaye kandi uzi uwo nguwo bishyize hanze ubu ni ubwo ari gufiringa ibyo yakoze kubera iki indamu umva rero tudatinza aha ikibazo cya video ngiwe ntago nabitinzeho nta n'ikibazo mfite namwe mwibitindaho yagiye Kigali irahenze shushu irahenze ntago Kigali yayishobora yarakennye ntago yayishobora shushu ikindi ntago yahaba n'ibibazo afite by'amavideo y'abana b'abakobwa yashyize hanze urumva hari abadije hari abavukana n'umunyamakuru umwe arahari yirutse nabagiye gatabahunze stress azagaruka Jihad nta kibazo mufiteho rwose yahunze ibibazo afite ibibazo byinshi nta gahunze agatsiko nta gatsiko kari mu Rwanda nimwicara mukemeza ko mu Rwanda hari agatsiko ahubwo babamfatire babashyire muri RIB babashyire muri RIB leta y'u Rwanda nta gatsiko yavuze yuko hari agatsiko kashatse kumwica ngo utware ikise inka cyane hakama mwimwe utware ikise afite ikise ahunze agiye yaguye ibikorwa nobre wowe urahamya yuko yago yahunze agatsiko tell me please free to play please
ntago nabihagararaho n'amaguru yanjye abiri. Voilà! uretse n'amaguru n'ururimi ntirwabisohora muze murebe ibigarasha ukuntu bigiye kwandika ubu nta None se nubwo twe bigiye kuva ku bantu bari bahanganye uretse natwe rega ubu tuba muri ntibigiye no Kigali. ubu ntibiba bikiri no ku bantu bari bahanganye muri social media bigiye kujya ku rundi rwego ngo yahunze Ahunga iki se? abagira iyo bajya sha baragenda Bibutse yuko muri iki gihugu cy'u Rwanda niba hari igihugu gifite hari umutekano umutuka muri iyi si, niba hari igihugu gifite umutekano muri iyi si, ni dufite igihugu cy'u umutekano Rwanda. nobre ubu hari umuntu ushobora kumfata akanantunga urutoki mu by'ukuri Hehe se? heheze ubu hano muri kino gihugu ubu yagwa Oya. aricaye akora igenzura asanga mu Rwanda hari agatsiko videwo si ikibazo ni ibibazo abantu twifitiye. Oya, Thank icyo kijya you. kuvuga ngo mu Rwanda ubeshye ko hari Jihad umuco wareka nkakubaza ikibazo nobre wareka nkabaza Jihad ikibazo bibiri gusa umva nkubaza numbaza untuka ndagusubiza ngutuka numbaza mu kinyabupfura kubera ko ntabwo ndakubaza yes wavuze ko ino video igushimishije ariko ngendebye uburyo imeze nakubaza se niki cyagushimishije icya kabiri oya nakubwiye ntiranshimishije byari kunshimisha cyane uwo twavuganye yaba ari thank you. Okay, cya kabiri niki bibananiza iki kugira ngo ibibazo nk'ibi ngibi bishobora gushira ubuzima bw'abandi mu kaga cyangwa se icyubahiro cy'abandi bantu batari mwebwe ubwanyu mufitanye ibibazo gishobora kujya hanze ndetse kikangiriza image zabo bibananiza iki kugira ngo ibi byose mufite mu bijyane mu nzego zibishinzwe kugira ngo mwanduze societe mu buryo bunyuze kuri social media kuko ntabwo ibi ngibi mbonamo ari inzira nziza uretse kwangiriza urubyiruko ndetse na societe ihari. Nicyo ngiki bibananiza iki kugira ngo niba ari evidence n'ibindi bitwarwe mu nzego zibishinzwe kugira ngo ibibazo nk'ibi bibe byarangira. Urakoze cyane. Nk'icyo kibazo wakibaza nk'ababa babishyize hanze kuko njyewe niyo mfite ibintu ndavuga sishyira hanze. Thank you. Impamvu nari mbivuze nuko uvuze ko nawe hari ibyo ufite uzashira hanze nkumva ko ni ibintu byaba uruhererekane. Ubu yego koma uruhererekane gusa hasebe waserutse Govi ariko Gavi hasebe waserutse Jihad yavuze yuko we ibyo bintu atabikora. Sinzi wakurikiye neza. Yavuze ko ibyo bintu byaba byiza cyane kuko ni ukwangiriza imitwe y'abantu ndetse nta nagiye kumva numva ngo Boskani ngo ntagashaka kuvuga Boska talk please Boskani ngo nta by'amategeko mfite yabaye marayika ariko muranzi banyoherereje ngo barafitiye jangiye kubwira gashya rero ahubwo umva mbabwira bakubwira akantu gato cyane hari ukuntu umuntu karekare uretse gato hari ukuntu umuntu avuga amina urabona hano buri muntu hostinga bitewe n'ukuntu ashaka guhostinga ngiye nshaka guhostinga avuga ngo ngenda ashaka positivity mu bintu byanjye umuntu wese akaza akaba umwana mwiza hakaza undi muntu hostinga ibintu byose akabihuhura akabigira negativity reka Boskani reka muzamure kuko sinzi ikintu ashaka kuvuga ariko ngewe ntawe nima ijambo ntawe niga buri muntu wese agira freedom yiwe ariko twumvikane umuntu uri buze kuza igihugu cy'u Rwanda oya ntawe ukubaza kuko ufite uburenganzira bwawe ko harabona tanze wampaye ijambo se ko harabona tanze nze kumanika Diyuma Karame wiriwe mwese mumeze neza ariko jane wakaguriye nk'amatike 5 abantu bo kwa Masamba ubwo uri mu biki oya ntago ndi fani wa Masamba so uribuka ko nakuguriye supportinga ubundi muntu so ntago ndi fani wa Masamba nuza nundi ndi fani we nzagura Masamba aramufasha umukira mu gishanga avuze ko atari umufana we ndi fani we I'll be honest ntago ndi umufana wa Masamba ibyo bintu birumvikana cyane ufite uburenganzira bwo gufana ushaka twagiye. Yes, thank you. Uribuka ko nakuguriye uwo nafanaga wa waraguze n'ukuri ndagushimiye. Waririmbaga iz'Imana. Ariko abafana ba Masamba muzamuka yose mwe muraguma aho hasi. Ariko ndavuga nafite amafaranga abantu abafana ba Masamba bari bukure buriya. Rero reka Nobre umpa ijambo mvuge kuri bino bibazo. First of all, thank you guhostinga. Second, ndasuhuza Jihad umeze neza kandi umere neza. Unywa agacyayi kawe ntabwo wagambaniye igihugu ntabwo wishe umuntu dore nicyo gikorwa kibi cyane wakora kuri iyi si ukomere wihangane na twese bano bari hano twese tugiye kwicekinga neza wasanga hari news z'abantu ziri out there so
ibyo ngibyo ntibijya aho ngaho ngo abantu bajye kuburinga ngo hari ikintu wakoze kibi, wari mu cyumba cyawe nk'uko wabisobanuye, wari muri privacy yawe nk'uko wabisobanuye, ahubwo warikinze ariya mavideyo niwe ufite icyaha, n'uwayapostinze niwe ufite icyaha. Sindi bukomentinge ku bintu mumaze iminsi mupfa, ibyo mwapfaga wagira gutyo ukamutwika nawe akavayo akagutwika, agatiminga n'abantu nawe ugatiminga n'abandi. So it was a fair deal. Ariko abanyarwanda twigarukemo kwangana, urwango rukageraho wifuriza undi kumwica, kwangana ukageraho wifuriza undi muntu gushyira news ze hanze wamwinjiriye mu cyumba cye. Mumenye neza ko ibi bintu ari ibintu by'urwango kandi bivuka gukomeza tukiyanga bikatugeza aho twavuye. Guys, mujye mugira limit yo mugiye kwangana n'abantu, mu limiting muvuge ngo niba nanze umuntu nimwange, ariko hari ahantu ntagomba kurenga, hari ahantu ntashobora kumwanga ngo ngeze kumwifuriza gupfa. Aricyo cyaha cya mbere Imana yanga, kugira ngo umwifurize kuba yavaho mu buzima, mbese kumaraho ubuzima bw'umuntu. Ntabwo wibye Jihad, ntabwo wishe umuntu. Nuza mu cyumba cyawe urimo gukora ibyo ukora na mugenzi wawe, ubu twese twiyambuye hano, koko buriya duteye neza cyangwa private parts zacu koko buriya ni nziza cyane, zirashimishije kubona hano iyi public iri hano twareba Jihad tukumva igitsina cye ni cyiza cyane cyangwa se cyundi muntu. Buri igitsina cy'umuntu muryamana nicyo kiba giteye neza nicyo ureba, ariko umuntu mutaryamana it's disgusting as hell. So nimwiyumve neza ko namwe mugiye muri mira mukireba ibitsina byanyu buri disgusting. So mwijyeho kuburinga undi mwana ngo nta siramu ye ngo ntarebane ngo ntibireba neza just because he's not your boyfriend. Niyo mpamvu buriya byaba disgusting. Ariko you guys also ibyanyu nabyo biri disgusting as hell. So mureke kuburinga Jihad, nta kibi yakoze. We buri wamurebaga niwe yarebaga ateye neza, niwe yarebaga ibyo bintu bye bimeze neza. So mwese ni mu coming down and shut the, urumva, muceceke mureke kuvuga ibintu biteye ubwoba. Ahangaha mwamuburinze mwagiye aho ngo muravuga umuntu ahubwo barwanye akagera time yo gufata ibitsina by'akabita hanze, kandi Jihad aba afite private si by'abantu abiryamiye atarabita hanze, nawe buriya hari ibyo afite. So mureke oya, birarenze izi nzangano zacu zirarenze. Mwabantu mwe mureke du coming down. Niba urwanye n'umuntu, let it go, breathe in and out, drink a lot of water, calm down, sleep, senga, mureke kugira imitima mibi. Next day ibyo ngibyo biri muri moving on, kuko ibi bintu byo kwangana ngo ndagiye ngo ntwika Jihad to the end, mbanze mu shrinkingise apfe aveho ndebe ko apfuye mu bantu public mwange. It doesn't work that way. It doesn't work that way. Banange mu coming down, mu breathing in, twese turarakara, ariko nimureke kwica abantu mukabicisha depression kubera ngo mugiye kwangana ngo kuko uri umunyarwanda ngo wategetse kwanga. Ese twavumwe nande? Mana yanjye, twavumwe nande koko? Kubera iki turi ubwoko bubi? Kubera iki utongana n'umuntu ukamwifuriza imodoka kumugonga gapfa? Jihad, calm down, you'll be okay. And this is done. Kandi ubivuzeho ndishimye ngewe cyane. Nari babaye kuko utanavuze. But right now uravuze. Amen. Move on. Go to work. Kandi Imana iguhe umugisha. Thank you, no brainer. Bye. Welcome. Jihad rajyaza no kunteza imbere. Ngewe wa gatanu nkorera muri hotel, mfite band icuranga. Jihad ajyaza kunteza imbere, ubu ngubu ni umukiriya wanjye. Ushobora kumuvuga nabi, naba mpombye umukiriya. Nimuze gukina hano. Ariko nyine nagaruka ngo uzi niyo byagenda gute ntago uruvugo kuvuga ntago byabura ntaza kuguteza imbere n'ahandi n'abandi ndabasapotinga, sibyo? Jewe ntago umutima nk'uwo nsigaye no ufite amahoteli menshi, none nsigaye nkora na Sheraton Karabaye. Nawe umva naho nzahagera, tugomba kugusapotinga.
mu Rwanda ni ya Blena hano mureba Okay. abantu bafite ubukwe ama event we mwagiye mu makazi bakaguhe abantu ma muri hano abantu bafite n'ubukwe wampereye Boscan inshuti yanjye disi jambo akavuga basa ngaho ngwino hano inkuba yavuze ngo nta mu avoka ariko nk'iyi show yo muyishyira kuri TikTok tuba twinjije ubu mbuza amafaranga Godfather bari nani Boscan bari gukorera hari Wallahi bila. Boscan Wallahi mambo ni mengi. Uduhaye show ariko ntacyo navuga muri make ndavuze ati nta muloya mfite. Erega watwitse Godifa nani Boscan. Wallahi bila. Ubu uzi abantu bijyaho bibatunguye baragenda bakaryama bakiyoroza uzi ndabyutse nsanga telefone yuzuye pole za World ahubwo aba diaspora muri aha mugire vuba namwe muzane pole za World we Sheraton. Anyway reka mvuga akantu. Madamu Biden harimo turagusuhuza cyane akantu arinjye kuvuga akantu kanzamu ubundi ntago nkunza kuzamuka muri iyi minsi nararokotse mba nibereye hasi chini ya maji ikintu cyari kinzamuye hari umuntu waruvuze ari umumama yes waravuze ati ese abasilamu ko jihad ari umusilamu akaba adasiramuye ibintu bimeze bite ndavuga ati oya nanjye ibyo bintu babibajije bitavuga ati reka da ibintu by'amadini rero nizi n'aya matiku turimo ntago amadini ni ibintu biri sensitive cyane umukristo n'umusilamu twese turi bamwe ariko ntago dushobora kubizanamo kano kanya tuvuga ati ko ari umusilamu ko adasilamu oya jihad afite idini rye ntago bihuriye no gusiramura ntaho bihuriye bafite uko bimeze muri make ikindi navuga wowe na Yago mufitanye ibibazo ariko aho byageze rero kutafite yani sinzi kuna bivuga mu Kinyarwanda aho byageze kugira n'amafoto n'amavideo bijye hanze ibintu ushobora kuba uri gukora ikintu kugira ukomesha umuntu ariko ugasanga nawe ugiye mu makosa no arenze kurusha uko wabitekerezaga mbere muri make ni kwa kundi ukora ikintu ushaka gukomesha umuntu nyine yumve ko nawe mubabaza cyangwa mufite amabanga ejo nejo buno ugasanga bibyaye ikindi kibazo ntago ngiye ntago nabyishimiye ko wowe umugabo na Yago mpera bari nera Boscan manishimye hari ukuntu bavuga ngo umuntu aragufunguriye barafunguriye hari ibyo mugiye kubona ariko nyuma yuko uwo twari kumwe agaragara twongera tugakora space hanyuma afite bose kaza zisuka nk'urubura uwo mwari muri kumwe ntabwo ashobora kuza kubera ko niba video yasohotse yikase umutwe ariko kugaragara wenyine urumva ko ntabwo ashobora kuza ahubwo nyine niba wowe ugomba kumushakisha mukaganira ikavuga ibintu kuko niye mpamvu umuntu afata video there is a reason why ukora ibintu biri sensitive man ntabwo kuvuga nta muntu afite muri make kamufunga make okay ndashobora kwigendera no better Jihad ndamurekura mu kanya n'ubundi ninjye wamuzanye nabimusabye and thank you Jihad for being honest buriya reka mbabwira ikintu iyo bintu bigenze gutya umuntu ntagire ikintu avuga kuko nka Jihad n'ubundi arakora kandi akazi ke ni ukuvuga kuba yatanga statement ku kintu runaka cyamubayeho ni ukubera ko hano harimo abantu benshi bamukurikirana umunsi ku munsi ikintu umuntu aba yifuza rimwe na rimwe njye ntago ndi hano kugira ngo mfate side runaka n'indi kuko Jihad ni inshuti yanjye sibyo even buriya na Yago ntago turi close cyane bose dufite ukuntu tuba tuziranye kandi ntago mu by'ukuri nshaka kuza hano ngo nsenywe kugira ngo bakundi ariko ikintu ngiye nshaka kubabwira hano abantu mukurikiye space si uburyarya nkoresha kugira ngo mbe inshuti n'abantu ahubwo ni ukugerageza kuba honest n'abantu nshobora kuba inshuti na Bruce na The Ben in the same time kandi umwe ntabinyangire kubera ko ntacyo namutwaye ntagiye harango nkutuke nkoresheje platform yanjye ntago naba ngwemukiye ngiye uzi ikintu mba nifuza at the end of the day ndanabisaba Jihad ese Jihad nkawe nk'umu influencer ufite abantu bagukurikirana igihe cyose kiba kibayeho drama runaka zikaba uba wumva ubinyemereye nkagutumira nk'ahantu runaka na Yago kuri protocole yanjye nkayiguha ushobora kwiyunga nawe kuko nawe nzabimubaza nshobora kubigusaba hano muri public wenda ukambwira nguhakaniye aha no muri ni box nzaguhakana nitunahura nzaguhakanira Jihad nzaza kukureba aho uzaba ijambo ry'Imana nushaka uzafata inkono uzi kutanzi
Breno mukanyanza ahantu nta network katumve jihad umunyamategeko mhm karame rero man uri smart kabisa very wise kuko inzoka uyiciye umutwe mu gihe cya nyacyo buriya iyo utinda byari kuzagira indi poa nini cyane ariko biragaragara ko ukomeye it's good nicyo bita social kandi media yego ahubwo ndagira ngo nsimbishye ku kindi kibazo ibyo ngibyo uko byatambutse kandi bizagira igihe byibagirana none avuga urutonde rw'abantu nka 10 na bangahe ubundi wowe wisanze mu kibuga wenyine nawe muhanganye ryari watubwira mu ncamake byatangiye gute impamvu muzi yagiranye n'abantu yari iyihe ni video yafataga uko nanjye narazibonye ni nyinshi zirimo ibyaha rwose umuntu wa mbere okay iyo byabaye bimaze kuba gusubiramo kenshi amategeko aragukurikirana none watubwira muzi kibazo afite mufitanye ni jihadi na yago cyangwa ni jihadi na kagatsiko avuga uko agatsiko avuga ni ak'abantu ngo bamuhereye kera mu myaka ine watubwira mu ncamake aho ngaho abo bantu wowe byarangiye gute ari wo muhanganye gusa uko yego agatsiko abe agatsiko kuri umunyamategeko nawe uremera ko ushobora kuvuga agatsiko bo terminology yakoresheje ijambo agatsiko ni empty group cyangwa se naka emete gatoya kagamije wenda kuba kakwangiza undi muntu udutsiko ushobora kugira agatsiko kawe ndagira agatsiko ke ndumva aho ngaho twe kubiremereza cyane ahubwo byarangiye wowe nawe rimwe muhanganye gusa ryari ubundi abandi bo nabo baraza guhangana nawe cyangwa baraguharira ikibuga boya buri muntu azahangana ku giti cye ariko kuri iyi nshuro ikibuga niba bakimpariye mbere ku kuntu bahanganira mu rusisiro umva rero ukuntu byatangiye ndihuta cyane sindi buze gutinda kuko nta n'ibintu bya danje akiri kuri TV10 hari akazi k'umuntu wari wadufashe ngo tumwamamarize kuko buriya jyewe nanakoze kuri TV10 ndetse na radio ndetse n'indi radio hano mu mujyi urumva ariko ni ikiganiro cyabagaho umukire yari yarishyuye urumva none uwo muntu rero abibonye aravuga ati muri gukora cyane murashobora kumfasha aravuga ati ko ndi gukorana na yago kubera ari kumpromotingira aba bahanzi ni umuhanzi wari ufite ba Sofia n'ibiki byose n'abandi bari abahanzi ba kera ndavuga nti yes ni sawa yago nawe afite ikiganiro cyiza kirebwa nawe mwakorana muha n'abandi yago tuza rero guhuza gutyo turavugana mu kuvugana kuko nari sanzwe mubona donc ngewe nkunda kubiba mu bintu byanjye iyo tudafite ibintu duhuriyeho akazi tutari busohokane tutagira gute ntabwo njya mbitindaho noneho aza kuva kuri TV10 ajya kwikorera dukomeza tuvugana hariho na support runaka umuntu akaba mu bantu bakabanaganira noneho nyuma umwana aza kumusaba yuko yamusapotinga ngo amufashe kumuha ikiganiro kuko yari umukinnyi wa filime noneho ngo amuhe ikiganiro noneho nanjye uwo mwana atabimbwiye aza kuza nkuje kuncarenjinga ngo yumve yuko namupostingira ati Jihadi wazapostingira ndi umukinnyi wa filime ukajya ufasha n'ibiki byose ndamubwira yego nta kibazo cyumereza poste ngo postingire arangije aravuga ati ye ati kuntunguye ni kubera ati kubera iki se bagenzi bawe bishyuza ndavuga nubwo rero biterwa n'ibitangazamakuru bakorera hari ibitangazamakuru byishyuza iyo batari gusapotinga nyine uba ugomba kubishyura ariko sinari kugenda namubajije nubwo sabo ni bande bakwishyuje aravuga arambwira yago ndavuga no ntago yago yakwishyuza amafaranga kameme wimubeshyira ati nyamara yaranyishyuje okay
noneho arangije arabinyereka, ndavuga nti reka wibeshye, arabinyereka, abinyeretse ngenda bipostinga, yamwatsa amadolari 100, ndavuga nti uramwaka amadolari 100 umwana aje no kukureba ngo umuhe support wanamutegera, ni urugero kugira ngo byibura amenyekane muri iki kintu, nta nubwo wenda bari mu bintu kintu kimwe. Noneho Yago arandakarira gutyo ahita arakara, urumva turanavuga, ndavuga no Yago uyu mwana agomba kumusapotinga kubera yuko kubera ko aracyazamuka. Ibaze umuntu waca amafaranga ejo wanamutegera cyangwa ari bunakugereho n'amaguru, Yagwa hera aho ngaho arakara. Noneho mbipostinze mbona abantu benshi ngo yagiye akamafaranga, ariko umuntu afite ukuntu yubatse ikinyamakuru cye, ndamubwira nti birashoboka yuko kwaka amafaranga, ariko wanareba n'umuntu yaka, donc nk'aba uyu muntu wo mu ntara akeneye support n'ibiki, donc wanabireka tubivaho ibyo bintu. Atangira amvuga mu marenga mu biganiro bye, ndamwihorera rwose. Noneho kera kabaye hari inkuru yigeze gusohoka, hari ikiganiro yigeze gushyira hanze, umuntu ajya muri comment ye arandika aravuga ngo ariko Yago ngo abantu bakoranye bose ko bagenda bapfa mu bihe bitandukanye, avuga amazina. Kuriya rero uko rashobora avuga nti Imana ntinabonye umuntu wanditse gutya, ariko abanyarwanda muzi guhimba, mbivugaho gutyo nkuko byari byanditse. Mana we, no nanabivugiye kuri Instagram, yahise ajya kundega muri RIB, aravuga ngo Jihad yavuze ngo abantu dukoranye ibiganiro barapfa. Rero agiyeyo araza bitangariza abandi bashuti be ngo nareze Jihad, ni ngewe gutyo mfite bene wacu muri RIB bagomba kumufunga. Wow, abantu barambye bati ufitanye ikihe kibazo na Yago? Ndavuga no nta kibazo mfitanye na Yago frema, kuko twaranavuganaga. Noneho barampamagaza njya kwitaba, nitabye nari ngiye nzi umuntu ibyo ngiye kwitabamo, kuko iyo ugiye kwitaba baranakubwiye ko nari nanabizi imbere n'abatanga buhamya bamwe bari hano, ariko kugira ngo umwe yaryamye. Noneho njyayo nditaba nihuse, noneho nitabye barambaza ndasobanura, barambaza bati none se ibi bintu wabivuze ushingiye kushana, inshingiye kuri iyi screenshot ndanayibereka muri RIB, ariko mbere yuko njyayo kwitaba nagiye inshuro nkenye mpamagara umugenzacyaha mubura. Ndavuga nti rero buriya rero bajya bavuga ngo inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi. Ndangije ndagenda kuri RIB nkateza fight, ndababwira nti no kameme nitabye inshuro nyinshi, uyu muntu ibi nibi yagombaga, ntabwo ari we mugenzacyaha uraha, please murashobora kumbaza kuko nanjye ndi gutigi. Ibaza umuntu nihamagara umugenzacyaha kuko numvaga umutima wanjye nta kintu unshinja. Ndangije jewe barambaza ndisobanura, barambaza nkasobanura, ku buryo bigeze kumbaza bati none se urahamya ko umuntu ukoranye ibiganiro na Yago wese apfa? Ndavuga no, none se yagarica, none se ahubwo murebye abo bantu bakoranye ibiganiro ntibakoze ibindi biganiro ahandi, umuntu apfa umunsi we wageze, nta muntu ushobora gutyo. Ni nuko ndasobanura, ndangije ndagenda. Noneho urakora iki? No ndamwandikira, naragenda namwandikira, ndamubwira Yago namvuye muri RIB, warandeze ariko ntabisobanuye, ariko ikindi warihuse ntiwanambajije, sinzi nimba na live warayikurikiranye cyangwa wakase duto, ndanabibasobanurira ukuntu nakoze iyo live n'ukuntu nabisobanuye. Yes, mbivaho ndigendera njyewe, umva turekana uko rwose uko pe. Kera kabaye ni umuntu ugira mu nyangira pe, n'abandi bose baraha, yabona uvuganye n'umuntu mufitanye ikibazo kiba ari ikibazo, kandi jewe ntabwo nshobora kuba umuntu dufitanye ikibazo ngo avugane n'umuntu mbigire ikibazo. Hano harimo inshuti ze twanabaga turi kumwe, baba bari kumwe bakagenda bakanahura, nje nta munyangire njya ngira. Noneho